ni wa mukunzi wanyu musanzwe mumenyereye Linda nagarutse mu cya kiganiro mukunda muri benshi cyane bita ngo ibanga ryo mu buriri bimeze uti ni mu buriri bisiga bimeze neza ko izo video zose nabahaye muri iyi minsi ubu ndaje kubigisha posteri warongoramo umugore wawe akaryoherwa cyangwa posteri bakurongoramo nawe ukaryoherwa ku mugore cyangwa ku mugabo byose bikagenda neza. Icyambere posteri ya mbere abantu basanzwe bamenyereye niyo kugarama. Ushobora kugarama gutya ukagarama ukagarama gutya abantu basanzwe babizi, ariko hari n'ukuntu ushobora kwegura. Hari n'umusego witwa Booster ushobora kuwifashisha ku muntu ubyibushye, ko sinavuga bato barakoze siporo. Ku muntu ubyibushye ushobora kwifashisha gutya ukagarama ku buryo ukagarama ukaba washa amaguru hagati ukaba wabigenza gutya. Hanyuma iyo ubigenze gutya imboro y'umugabo wawe ijyamo neza. Urabona ukuntu mba nagaramye nifashe wa musego simvunika umugongo n'umugabo wanjye ntabwo avunika. Rero hari ukuntu ushobora guha umugabo wawe wihengetse. Ntabwo ushatse wakifasha wa musego wawe ukihengekaho gakeya gutya ukasoba nk'uzamuka ukuguru ukakushira ku bitugu by'umugabo wawe, hano akayicishamo ukabikora neza. Iyi ni posteri ya kabiri ndi gukwereka abantu bakunda ari benshi. Hari indi posteri yo kubikora wenda kuvuga ati kubikora umugore yicaye mu mboro yawe, nabyo biraryoha cyane. Ushobora ko umugabo wawe ajyamye nkaha arajyamye ukayonza ukayicaramo gutya. Ushobora kwicaramo gutya ukaba uri kubyikorera. Urabona ko ubu nona bisanga irimo rwose nakoresheje ino sample y'umusego ubirimo, cyangwa ukaba wahina gutya amaguru. Abantu baba bafite ibibazo byo mu maguru ukabikora gutya ukabanamuha n'umugongo kwa kundi naberetse mu bwa mbere, ukabanamuha n'umugongo ukabikora bimeze gutya gutya wabibonye. Kandi nimba uri kubikora ukegerageza ukayinyongera neza bikagenda neza. Hari indi posteri bayita akinyuma. Iyo posteri akinyuma nayo iraryoha cyane, ikoreshwa ku bantu bose n'abagore batwite n'ibiryohera cyane. Ushobora kumuha akinyuma wenda wanze ko uvunika, ukifashisha teno wa musego wawe ujyamaho cyangwa uyu ukagira gutya. Ubwo ku muntu ufite imboro ndende ukabikora gutya buhoro kandi bikagenda neza gutya buhoro kandi bikagenda neza. Cyangwa se ugasanga ushinze gutya ukuguru kumwe ukabikora neza, umugabo akinjiramo ukabikora neza buhoro. Hari indi posteri bayita ni rurangiza. Umugabo afata ukuguru kwivi agafata akagushiramo no hagati yawe, ugafata ukuguru kwawe ukagushira ku bitugu byiwe. Aho arayishiramo babyita gusujura byemewe. Iyo posteri bayita gusujura byemewe. Iyo posteri y'umugabo yayikuriye nabagusugiye byemewe n'amategeko, ko hari imboro yigereka irakira kubita no hari ikagera no mu nda neza. Hari ni posteri nyinshi cyane, ni nyinshi. Ushobora kubikora wicaye ku ntebe, ushobora kubikora gutya nicaye gutya, ugafata n'imisego nini nkicara gutya shize amaguru, mugabo akaza akabinkorera twicaye. Ushobora kubikora mpagaze hariya hasi nkamwaka inyuma mpagaze hariya muhaka inyuma sukamo ukijyamira gutya. Ugomba no kuyiryoshya igaca hose mu ngoni z'iyituba. Hanyuma wabibonye nubwo aba ari kugutikura. Rero uyakora navuga ati ngo posteri yo kuvuga ati yandi yo kujyama kombore gito y'umugabo nabiberetse. Ushobora urabona irimo hano, ushobora kubikora gutya gutya
gakeya cyangwa ukicara gutya cyangwa wicaye gutya ukamufata amaboko ukabikora gutya umugabo ushobora kubyuka wanagwaye na kontaki y'imodoka pe wabimukoreye neza gutya ugahindukira ugasanga umanuka ukiswe wenyine iyo posture nayo iraryoha cyane. Nkwereke ko ushaka kubikora mufite n'igitanda ushaka gushyira hano kuguru kwawe kitanda cyane kigufi kino cyane ni kirekire ukabikora gutya muhagaze. Iyo nandi posture iryohera abagabo cyane. Ushobora kuba wakunama gutya ku gitanda agaca inyuma ukabikora mumanuka akuzamura mumanuka akuzamura. Ibyo byose uyu bikoze neza biryohera umugabo bikaza ari byiza kandi bukajya ushaka no kwicara gutya ku gitanda gutya akaturuka imbere agacisha bugufi mukabikorera gutya bikaryoha cyane. Izo posture zose uzikoresheje zishobora kuryoshya imibonano mpuzabitsina kandi bikagenda neza. Ushobora kurongora umugore wawe umuteruye. Iyo posture yo guterura nta muntu ufite wanerura ko ndabona ni munini ukamufata agafata amaboko yiwe akashira inyuma y'ibitugu byawe hano nyuma hanyuma n'amaguru akayinjira gutya mu kwawe nawe ukamfatira no munsi y'ikibuno. Iyo posture nayo iryoshya ibintu cyane. Wa mugabo uri kunyumva gerageza uhindurire umugore wawe made nkuko nuvuga ati uyu munsi ndagiye ubugari ejo ndagiki umuhindure no mu buri horo umuhinduranya bizatuma umugore wawe atitekereza kujya hanze cyangwa guca inyuma kandi nawe wa mugore byebera umugabo wawe guhindure ko bizatuma umugabo atagenda gushaka abandi bazi gukora izo posture zose mberetse. Kandi murakoze cyane mukomeze mukurikirana ino channel yacu mukomeze mukore like and subscribe na comment zanyu ndazishaka ku bwinshi mba izindi posture nibagiye muzanyibutse nzibereke nazo ziba zihari cyane. Ariko nimba ureba ino channel yacu ufite umugore wawe ukora umubyati kurongora no kugarama gusa igerageza umuhindurire indyo ingimwe ntago yubaka umubiri ahubwo indyo hakuno bakubye ati shiraho gafuri shiraho iki nuko nyine ukugenda uhindura bituma ataguca inyuma bigatuma atatekereza abandi basore babikora izo posture zose akumva aranyuzwe akaryoherwa. Ari wa mukunzi wanyu musanzwe mumenyereye ku cya kiganiro cyacu kibanga mu buriri Linda. Muri mukomeze mukumurebe ino channel yacu mukora like and subscribe na comment zanyu ndazikeneye ku bwinshi. Komeza ureze ino video wigena mu posture ushaka guhindurira umugore wawe ibyo byo kurya ejo muhiki inyama umuceri ejo ni byiza cyane byubaka umubiri kandi barimo n'amasiporo bari nko kugorora umubiri kandi murakoze cyane. Ciao.